Igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mudukurikirana neza cyane, reka twizere ko mumeze neza. Birumvikana ni umwanya w'amakuru agezweho ajyanye n'imikino. Ubwo rero nk'uko mubizi neza mu kiganiro ntabwo mba ndi njyenyine, ndi kumwe na bagenzi banjye bagera kuri babiri. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Lambert. Reka muhe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Christian, murutse neza. Nta kibazo mfite. Hanyuma ibumoso bwanjye naho ndi kumwe na mugenzi wanjye Aristide ngo ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Jaza. Meze tese. Dewa ni sawa sawa kabisa. Ibintu byaguma mu rugo. Biri kugenda. Ni gake gake ni ukwiyadapta, nta muntu utaragize challenge ariko turi adapta bisanzwe nyine nk'abantu. Ni ukwirinda ntabwo ari agahato. Ntabwo tugomba kubyibwiriza. Ya niko bimeze, tugomba kubyibwiriza. Hanyuma rero mukanza ku kazi nabonye bitoroshye cyane rwose, abapolisi bahagaze umuhanda gukora akazi kabo neza, tugenda tubashimira cyane kabisa. Ubwo rero abantu badukurikiye cyane cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali bakomeze bagerageze kwirinda. Tuje mu kiganiro cya siporo, tuje kugerageza kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Turaza guhera muri ekipe ya APR Football Club yitwa Byiringiro Rag, operation Mezite. Amagambo menshi yakomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko ukuri niko kutuzanye muri studio. Atuje kurebera hamwe ibijyanye n'urugendo rwe mu gihugu cy'Ubusuwisi. Byamaze no guhizwa ko hari igihugu agiye kwerekezamo ndetse na ekipe agomba kujyamo. Turaza kugerageza kubihuza n'ukuri kwatangajwe na nyir'ubwite. Turaza kugerageza kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Amahirwe menshi yo kuza kwa Michael Sarpongo nyuma yuko ku munsi w'ejo yanze kujyana na ekipe ye mu mwiherero abitegura umukino wa nyuma wa FA Cup hariya mu gihugu cya Tanzania, umukino ugomba kuzakinamo n'ikipe ya Simba Sports Club. Turaza kurebera hamwe kandi ibijyanye na rutahizamu uri kuvugwa cyane, ushobora kuza kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport uturuka hariya mu gihugu cya Cameroon. Turaza kugerageza kurebera hamwe ese ibyo rutahizamu byo bimeze bite. Turaza kuvuga amakuru menshi atandukanye. Nabonye uwitwa Mugiraneza Jean Baptiste bakunze kwita Migi, ubu ngubu indege ngo yaje i Kigali kabisa. Aristide, ibyo bintu iraparitse. Ni ukuri koko. Bita Mugiraneza Jean Baptiste Migi yaje mu Rwanda mu karuhuko. Murabizi ko shampiyona yabo yarangiye, yaje kuba afatira akaruhuko rero mu gihugu cy'u Rwanda. Akaruhuko se barakamuzanye? Bivuga ko ashobora kutazasubira. Ntiturabimenya, hagati aho twahita twanzura wenda twavuga wenda kari nk'akaruhuko muri rusange, ibindi wenda ntacyo turaza kugerageza kubiganiraho. Ibirori bya Muyango siporo irimo ibirori byinshi, harimo operasiyo Muyango, harimo umunyarwandakazi nabonye nahoze mbibona ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo Kimenyi na Muyango babihaye. Ako se ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yangatwite ngadakoze ubukwe, ariko n'uburenganzira bw'Biden, nta muntu ugomba kumubreminga. Nicyo nahoze nganira n'abantu, ni ukuvuga ntabwo gukora ubukwe ari itegeko, sibyo? Ntabwo gukora ubukwe ari itegeko. Mugani wa za mvugo zigezweho ngo nta gikwe, kuko nta n'itegeko rihari ko umuntu abyara uko yakoze ubukwe, sibyo? Niba umuntu atwita akabyishimira, hari benshi batajya batwita. Ubwo rero kuba yagaragaza ibyishimo ntabwo abantu bakabaye babimuziza. Ubwo rero reka mu kanya gatoya tuze dutangira n'ingingo yacu ya mbere, ariko twibutsa abantu ko ukeneye interinete yihuta wakoresha interinete ya Airtel, nukanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 2 urwego, hanyuma ukajyana na interinete igezweho. Uhita uhitamo pake wifuza, ari iz'ukwezi, icyumweru, buriya gatoya. Iyo udafite amafaranga menshi uhitamo n'iyo munsi umwe, nayo barayiguhereza nta kibazo. Ubwo rero mu kanya gatoya twaje tugerageze kwinjira mu makuru ku buryo burambuye. Navuze mbona ikintu cyitwa True Design abantu batangiye kukitabira. True Design, ubwo ngubwo wenda nabyo tubivugeho. Abantu bakeneye udupira, kwandikisha business zabo mu bigo by'amashuri, abantu bakeneye kugaragaza
ibikorwa basanzwe bakora haba mu buryo bw'inyandiko cyangwa se bakabigaragaza mu buryo buri design cyangwa se mu buryo bufinyoye. Ubwo umuntu yabarangira True Design Limited isanzwe ikorera hano i Kigali. Ubwo wenda umuntu ashobora kubahereza address kugira ngo abakeneye kuzayikoresha cyangwa se kuzakoresha bimwe mu bijyanye na serivisi zihakorerwa ahangaha bazabashe kuhagera nta kibazo. Ubwo rero ni kuri 0788621612 hanyuma bagahita bakwakira neza cyane. Abangaba icyitwa Care Customer Care bagira ngo ni ingeso. Twihuse cyane, reka duhere ku Gigo, duhere kuri Rage, duhere kuri Sarupongo, duhere kuri Migi, duhitemo he. Ariko ngiye ku giti cyane twahera kuri Michael Sarupongo muri Rutahizamu. Twahera kuri Michael Sarupongo muri Rutahizamu nabonye umunyakameroni bari kuvuga cyane. Mike Asna Sarupongo. Tugiye kujya dukora amakuru tumentioninga n'ahantu twayakuye kugira ngo abantu bajye bamenya ko dufite source. Inkuru ya Michael Sarupongo ukeneye kuyimenya ushobora kugenda rwose hariya ku isimbi.rw uraza kuyihasanga. Ntabwo tuzongera kuvuga inkuru ngo tuyishyiraho ngaho rwose tudatanze na credit ku gitangazamakuru kugira ngo abantu bajye bandika muri comment ngo tuzanye ibihuha iki bamenye aho twayikuye. Ubwo rero mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete Michael Sarupongo ku munsi w'ejo yanze kujya mu mwiherero na ekipe ye. Ngira ngo yaramaze agahe gatoya wenda bamubabariye cyangwa se avuye mu bihano by'imyitwarire itari myiza. Amakuru mfite rero nuko Michael Sarupongo we ngafite amakuru ko ekipe ya Rayon Sport imushaka cyane ndetse ngo bamaze no kuganira. Ubwo rero we akavuga ati niba Rayon Sport nshaka kandi ekipe nkaba namaze kubona ko n'ubundi isa naho izanyirukana abijyanye n'uburyo amakuru arayafite ko ngo atagomba gukomeza. Nabonye abacene kayabo k'amafaranga miliyoni 40 z'amadolari cyane kuri Rayon Sport kuko yanda kose ari amafaranga yanga iramutse yamuhaye yabyoroshye cyane kwinjira muri Rayon Sport kuko ibiganiro byakoroha. Oya munsobanure neza. No si yanga itanze amafaranga byakorohera Rayon Sport gute? No kubera ko contract kwanza ubundi ya Sarupongo na Yanga ntabwo yari yakarangiye kameme. Yaramaze gukina umwaka umwe kandi yarasinye imyaka 2. Nuko ngo rero hagomba kubaho amafaranga bagomba kumusubiza ni baramuka bamwirukanye kugira ngo basese amasezerano. Ngewe nayo mbyumvise muri ubu buryo ngira ngo Rambere maravuga ngo Rayon Sport yabyungukiyemo. No kuvuga ngo kubyungukiramo ndi kuvuga nuko ibiganiro byakora. Reka mubwire. Azaba yarayoreza umukinnyi ufite ipinda amafaranga. Yo kuganiriza umukinnyi navuga ushonje. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibiganiro byakora nge ntango. None se hoya uretse gatoya. Umukinnyi ushonje n'umukinnyi ufite amafaranga abo byakoroha ninde? Umukinnyi ufite amafaranga. Reka mubwire. Reka mubwire akanya Christian. Reka tuvuge Yanga ihaye Sarupongo miliyoni 31. Rayon Sport imuzanye ikamubwira ati turaguha 15. Abari kujya mu yandi. Sarupongo yazanga. Zaba ari miliyoni 46 ziziye umuzi. Nyine njewe ntabwo turi ko RCD nawe uri kumwe na Rambere. Ku ruhande rumwe turi kumwe kuko ikigaragara cyo ngo ayo mafaranga niwe yanganira muke yamuhaye azasa nkaho kwanza azaba yigenza azabaye free agent ikindi ku mufuka azaba ameze neza. Rayon Sport nibirimo iramushaka bizoroshya ibiganiro byabo kuko ntago azaba afite inzara y'amafaranga reka bari kumvuga. Yes njewe rero icyo ntago turi kwemeranya ku mpamvu zingahe ebyiri. Impamvu ya mbere abakinnyi muri Afrika reka kuvuga Afrika umuntu wese muri rusange iyo afite amafaranga uzareba ufite amafaranga nubwo ujya kubona ukabona nta usa naho uri areze niko nabyita. Hari ibintu bimwe na bimwe uba utitaye urumva. Bavuga ni Sarupongo ko niba agiye kubona amafaranga ahubwo deal iraza gukomera kubera ko aramutse nta mafaranga afite ariko nta gucetse gatoya kwiyibagiza ko ayo mafaranga ari buyabona avamo uretse gatoya ni ukuvuga amafaranga aramutse ntayo afite byakorohera Rayon Sport gufatiranya umutindi
urumva byakorohera rero siporo kumufatiranya kubera ko nawe yaba ashonje akeneye izo kiritoma kurusha uko yamuganiriza afite amafaranga icyo gihe yaba yumva nta kibazo na gito afite umva Christian umva ko ibintu bimeze. Sarpongo afite abajyanama sibyo Sarpongo ni umukinnyi ukiri mutoya ukikeneye kwigaragaza ntiwiyibagize ko Yanga iramutse imuhaye ayo mafaranga Sarpongo yaba agiye kwicara nta club arabasigaye afite muri club zihari kandi zikomeye ziri kumushaka ashobora kongera kuzamura intera kuko kugira ngo iyo Yanga imubone yagaragariye hehe muri Rayon Sport nuvuga ngo muri club zihari ziri kumushaka ku buryo yakongera agateramo imbere niyo Rayon Sport irimo izo zose ndi kuvuga na avantage zihereza Rayon Sport amahirwe menshi kuri Sarpongo kuba yamwegera ku buryo bworoshye mu gihe Yanga yabamuhaye wenda ikintu wambwira nka cyumva ni ni kijyanye no kuba wenda ari free yahita free agent ariko kumbwira ngo afite amafaranga ngo biraza koroha ngo nibyo byakoroshye deal oya kubera ko umuntu ufite amafaranga impamvu nkubwiye ngo birahita byoroshya deal n'abafite amafaranga no kuvuga ngo arahabwa amafaranga nta bukene abafite ikintu cya kabiri nta club arabafite arababaye free agent oya nyine ibyo byo ngo nta club afite byo namaze kubyumva sibyo ariko icyo kumbwira ngo ndi kubishyira muri bimwe ngo afite amafaranga ngo deal ngo iraza koroha oya icya free agent icyo nshobora kucyumva oya icyo ndi kubwira ndi gukusanyiriza impamvu zirenga imwe ebyiri ziri gutuma Rayon Sport birayorohera iya mbere nuko Yanga iramuhereza amafaranga nta bukene afite iya kabiri Yanga iramuhereza amafaranga imaze kumwirukana arabasigaye ari free agent iya gatatu Rayon Sport ni club imwe mu zikomeye ziri kumushakisha ari naho yagaragariye kugira ngo iyo Yanga yamuhembaga 6,000 ku kwezi by'amadolari imubone ibyo byose bikaba impamvu zikomeye zatuma Sarpongo ibiganiro bye na Rayon Sport byoroha sinzi nimba uri kunyumva neza none nyine nje uko koroha muri kuvuga Bob ku ruhande rumwe ndi kumva ko niba koko wagiye kwa free agent cyakoroha koko ariko ikintu tutarumvikanaho neza ni ukumbwira ngo kubera ko Sarpongo afite amafaranga ngo deal aza koroha ahubwo byaza koroha neza igihe yaba nta mafaranga afite kubera ko yaba ashonje akeneye amafaranga sibyo nakubwiye ngi navuze ntangira ahubwo na Sarpongo nawe ubwe nuko bisa nkaho byamaze kurangira ko n'ubundi yamaze gusa nko ndabona bavuga ko nko mu ntangiriro zo ku kwezi umuvugizi w'ikipe yitwa Hassan Bumbuli yavuze ko bamwe mu bakinnyi bagomba kwirukana ya mentioninze bamwe mu bakinnyi bagomba kwirukana n'abakinnyi bagaragaje imyitwarire itari myiza harimo Sarpongo n'uwitwa Lamine Moho urumva baravuga bati mu by'ukuri hari abakinnyi bigaragara ko batitwaye neza muri equipe ya Yanga urumva atari ko imyitwarire yabo n'ubundi bakomeje kugaragaza nyine bakomeje nyine kwigaragaza nabi nk'ubu ngubu ejo ntiyagiye mu mwiherero equipe Yanga ifite banamubuze by the way ntabwo baza ahantu ari wa nyine ni bya bibazo by'abanyafrika bamuburira hese ahubwo nyine kumubura nuvuga ngo ntago hari aho kuko abandi bakinnyi bari kumwe mu bihano bo basubiye mu mwiherero bo bageze mu mwiherero n'umuzamu wabo Metasha yasubiye mu mwiherero ariko nuko ngo Michael Sarpongo we ntagaragaruka mu mwiherero ntago ikipe iza ahantu aherereye nibyo rero biri gukomeza biteza ikibazo ngo rero yaba ari amahirwe ya Rayon Sport wenda nkuko wamugane muri kubivuga byakoroshya deal kubera ko wenda yatuba free agent ariko se harya uriya ntiba bamubuze yagurukiye u Rwanda wana Sarpongo naje kurabya yaje guhura na wa mugabo n'ubundi ari muri Tanzania ari muri Tanzania koko iyo aba yageze i Kigali mba namaze kubimenya ari muri Tanzania ari ukuntu ugintungura ari muri Tanzania ari muri Tanzania uburyo wageze mu biryo ko nta kuntu waho wateye icyumvirizo ku kibuga cy'indege ngomve nimba nta amakuru ndayafite amakuru mfite nuko uyu muhungu ngari Mombasa niyo makuru bari kugenda bama
ariko ndaza kubitoza neza nzi kubitangaza gusa nyine igihe nagari mu Rwanda ntambe mu Rwanda hanyuma rero ugiye kureba ahanini Rayon Sport cyavuga mu barutayizamu nabonye n'umunyakameroni kabisa bamaze kumugezamo inkuru nziza kubareyo bo ibiganiro byari byarangira ni ibiganiro biri aho ngaho bari kuvuga njyewe ntaraba si neza ko uyu rutayizamu yaza muri Rayon Sport wenda Lambert turaza kugerageza turebe neza statistiques z'uyu muhungu bavuga ko uyu mukinnyi ikipe ya Rayon Sport yatangiye ibiganiro nawe ni rutayizamu w'umuhanga witwa Maniek Dagmo urumva uyu asanzwe akinira ikipe ya Kahombe Sporting Club ibarizwa mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cya Cameroon urumva neza impamvu ngo ntago biragoye kugira ngo abe yaza umukinnyi ukina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Cameroon iyo ni umukinnyi rero ukina mutoya afite imyaka 23 y'amavuko ndetse anabanza mu kibuga yigeze gukina muri CHAN ngira ngo murayibuka cyane byabereye mu gihugu cya Cameroon murabyibuka ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere rikarangira ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri ubwo rero ni kwa kabiri nibyo uko ryamaze iminsi itari myinshi cyane ubwo rero bakavuga bati Maniek Dagmo ukina nka rutayizamu hagati cyangwa se agakina nka rutayizamu wo ku mpande biravuga ko yatangiye ibiganiro na equipe ya Rayon Sport nkibaza mu kintu kina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Cameroon Rayon Sport ifite ubushobozi bwo kumuzana agakina kanabyemera ibiganiro mukango baracyari mu biganiro ku mpande zombi ntabwo bari banzura ariko ibiganiro bitandukanye erega naka kanya wahamagara Messi niyo atagusubiza twebwe ntabwo twahita twanzura ko wenda Rayon Sport itasinyisha uyu musore kuko biracyari mu biganiro nibaramuka bemeranyije nuko amategeko terms and condition barabazumvikanyeho bashaka kumusinyisha birakunda ntabwo rero twahita twanze tuvuga ko Rayon Sport idashobora gusinyisha uyu musore oya icyo mvuga ntabwo ibyo ngibyo uri kuvuga no terms and condition uvuga ni iki equipe ya Rayon Sport tujye tuvugisha ukuri tureke no kubeshya abantu sibyo abafana ba Rayon Sport bataza no kwikira igitabo hari urwego nyine equipe zacu ziriho pe sibyo hari urwego ikipe zacu ziriho ku buryo hari abakinnyi uvuga rwose ukumva nawe biragoye cyane uyu nguyu nge nahoze nkurikiye na statistics ni umukinnyi ni rutayizamu aracyari na muto ikintu cya mbere nashingiye mvuga ko bigoye kuba yaza muri Rayon Sport nuko ari umukinnyi ukina muri equipe iriya equipe akutekereza umukinnyi niwe mukinnyi tugiye tubona muri Rayon Sport ubanza mu kibuga cy'igihugu cyari cyo cyose usanga ibibazo aba Marina abakinnyi n'abadahamagarwa niyo uruvumbo waciye ibintu tuvuga nta nubwo uretse kubona yakinye muri CHAN muri 2010 na kangahe nyine yakinye muri CHAN nyine yakinye uretse gatoya ruvumbu ari ikintu utari buze kugira uretse ndangize gatoya Lambert ruvumbu yakinye muri CHAN nibyo ariko se aje wenda icyo gihe akina muri CHAN muri kipe y'igihugu ya Congo icyo gihe Rayon Sport ashaka kumubona ikamutwara ntibishoboka urumva bamuzanye ubu ngubu n'uyu nguyu nakwemera ko nibura nko ku myaka nka 30 cyangwa se 28 abandi Rayon Sport yamwifuza bigakunda ariko kugeza ubu ngubu amunsi ko equipe ya Rayon Sport iri ku rwego rwo gukinisha umunyakameroni byo ubwabyo kubona yimuhembye ikindi ubwo ujye wibuka ko Rayon Sport ari ikipe yakinishije umukinnyi witwa Hamis Cedric ugiye ukabaza umurundi wari we wese nasa abarundi dutandukanye buriya uzana urantureba na Uganda nyine kankubwire ubu ngubu wambwira ngo Rayon Sport yamuzana wikwirengagiza ko fondasiyo ye yabayeho ari muri Rayon Sport ibyo ngibyo ntabwo nabihakanye ko n'ubu ngubu Karebo nawe urwaga hagazeho wari kumbwira ngo ntabwo nabihakanye sibyo wari kuvuga ngo Rayon Sport iri capable yo kuzana umukinnyi nk'uwo ukinira ikipe y'igihugu anabanzamo munuza njye ndashaka kuguhereza abakinnyi barenze umwe wimbwira muri East Africa wimbwira ngo Hamis Cedric ngo mbwire ngo Uganda no aya makipe yacu uko yenda kose niba yitwa iri muri East Africa ni Uganda dufite igera kure mu kintu nyafrika nayo buriya abakinnyi babo twabazana pe
ariko hariya buriya kumanuka hariya muri biriya bihugu ngo ugiye kuza muri za Cameroon, ariko Cameroon uzi urwego iriho ntabwo abakinnyi babo mani ntabwo tureke kugerageza kuzanamo ibintu nakwita ibyo kumva ko dukaze, tubanze turebe urwego rw'abakinnyi bacu, ntabwo dukaze ahubwo tubanze turebe urwego rw'abakinnyi bacu. Iyo Rayon Sport ifite amafaranga basi ntabwo ari amafaranga mani. Ikipe ya Rayon Sport umwanya wa 7 iriho niruba ngo Rayon Sport ngo nuko ikaze umwanya 7 yarangijeho. Christian uri kugendera ku kintu bita current form zatewe n'iki? Zatewe n'izi saga zabayeho muri imyaka 2 ishize, ariko irengagizo saga zabayeho urebe Rayon Sport yabanje mu myaka 1 nyine ngiye nakubwiye ngo sibyo avec fondation umukinnyi utaragera mu kipe y'igihugu cyane mu bihugu bitari muri South Africa nakwemera ko nibura yasa muri Rayon Sport, ariko simpamya neza ko umukinnyi ukina muri Cameroon abanza mu kibuga mu ikipe y'igihugu akina mu cyiciro cya mbere cya shampiyona yaza muri kipe iyo ari yose hano mu Rwanda. Reka kuvuga Rayon Sport nta kipe yaza hano mu Rwanda, ntabwo bishoboka. Uzi mu rugero bahabi Cedric mu rugero rw'iki na Karebo ubu ngubu urwego ahagazeho ntabwo yaza muri Rayon Sport, sibyo? Dore ni gutya abakinnyi nako ni gutya abafana basigaye babeshwa n'itangazamakuru, ariko rwose njye mbivugiye aha uriya mukinnyi ntabwo ari ku rwego rwa Rayon Sport ku buryo yaza gukinira Rayon Sport. Amushaka ko bigoye pe, ibyo ni ibintu bigoye. Ko Rayon Sport iri muri ya makipe agiye guhabwa $20,000 ntabwo irimo urumva icyo nshaka kwibutsa iriya Super League oya reka Super League tuyishyire ku ruhande kuko ibyawe ntibirasohoka none izo $20,000 zava ni ukuvuga ngo icyo nshaka kubwira ni iki ngiki kuri Skol Rayon Sport uri gutekereza ko uri kwibuka ko ari ya kipe iri kugutungura aka kanya iricara ukajya kumva isinye kontra na Raja Casablanca aka kanya uri kumva ishizwe mu bakandida bashobora guhabwa izo $20,000. Rayon Sport biriya ni ibintu bisanzwe, nuvuga ngo ikintu haba harabuze abagabo bazi kudiringa. Nyine ni projet zateguwe biriya bitandukanye no gufata umuntu ufite ikintu cye, urumva bitandukanye no gufata umuntu ufite ikintu cye ukamutereka ku rwego rundi ruri hasi cyane. Iriya projet ni ibintu no se Sadate nyine ni ibintu yaganiriye akiri kuri akiri ku buyobozi bwa Rayon Sport, ni deal yakoze. Zane deal zisanzwe nawe bashobora kugereza umwanya ko wazikorana ibitekerezo bitandukanye no gufata umukinnyi rero ko ngo muzanya mu ikipe ya Rayon Sport. Wenda ariko icyo nagenderagaho ngende kuvuga wenda tutarasoza kuri iyo ngingo, icyo nagenderaho ndi kuvuga nuko Rayon Sport iri gutungurana aka kanya ukajya kubona gutungurana gutese iprintinze deal oya deal se twaje kumenya ko iyo deal twaje kumenya ko iyo deal yakozwe na Sadate kiri kuyoboza, urumva iki ni iri gutunguranaho ni iki perezida waba warayikoze wese nibikuyeho ko Rayon Sport ariyo kipe ivuzwe, ariko iryo jambo gutungurana turireke ntabwo iri gutungurana. Ibintu iri gukora ni ibintu bisanzwe, urumva ni ibintu bisanzwe ariko bitari bisanzwe cyakoze byari kuntungura, urumva byari kuntungura byari bisanzwe muri Rayon Sport bisanzwe ni ibintu biri ni bishya ibidasanzwe muri Rayon Sport ni bishya kuba yaragiye muri gufatanya na Raja Casablanca ameze kuriya wari warabonye muri Rayon Sport. Uretse nkubwire gatoya ibyo ngibyo biri kuvuga byo ngo amasezerano na Raja Casablanca sibyo. Ubundi Rayon Sport iyo n'ubundi hatinjiramo ikintu cyitwa RGB byari kugorana kongera kubona ibintu nk'ibi uri kuvuga we, sibyo? Nta nubwo byari byarigeze urumva rero iyo ibyo ngibyo uri kuvuga by'aka kanya niyo RGB ni nkaho ari imbaraga za RGB, urumva neza kubera ko buretse gatoya ni ukuvuga n'uyu nguyu Sadate iyo hataza RGB urumva ngerageze guhoya cyakoze Sadate ndamushimira kwanza kuko yatumye muri Rayon Sport haturikamo ibintu inatuma abayobozi ba RGB zamo, urumva igerageza kugira ibintu bimwicemura ku buryo niba Rayon Sport ashaka kuyajya ku murongo, ariko kumbwira ngo urumva ko iyi deal ntago ari wa Yesu Jean Fidel wayigiye ni ibintu ni nko kuvuga ngo baramuhamagaye ati hano hari ibintu byakozwe ngo no nyine a presenting equipe iraho ngaho, sibyo? Icyo nta n'ikibazo kirimo cy'umuntu wayiteguye cyangwa wagize iki perezida wakoze ibi ngibi, icyo ushaka kwerekana nuko harimo udushya twinshi
nta dushya mbona wenda reka tuve kuri iyi ngingo abantu ibintu by'amasezerano barabiranye bamaze no kubimenyera ariko njye nta dushya ndi kubona muri Rayon Sport n'ibintu bisanzwe cyakoze njye nzabona agashya muri Rayon Sport urumva igihe umunyakameroni cyakoze azaza uwo munyakameroni ikamuzana ikamutereka hariya kuko niba ibyo bamuvugaho ari byo akaba aje gukina Rayon Sport I will respect nzayamunika. Ikindi kintu wamenya kuri uyu mukinnyi Christian nuko arimo arasaba miliyoni 30 we ko yagurwa miliyoni z'amanyarwanda agasinya imyaka ibiri. Aleshwa yes Rayon Sport imiramuha 10 niba ari gusa miliyoni 30 rero reka nkubwire kugurwa arasaba ko yagurwa miliyoni 30 umukinnyi niba gusa miliyoni niba ari gusinya miliyoni niba ari gusa miliyoni 30 irimo iratanga miliyoni 15 biraza kunsaba uko jire ku buhanga bw'ibyuma agerageze ndebere Wikipedia ye neza nyirebe umukinnyi w'umunyakameroni uje muri Rayon Sport ashaka miliyoni 30 arimo arasabwa kugurwa miliyoni 30 arasabwa yewe arasabwa miliyoni nibyo nyende kuvuga niba umunyakameroni ko asaba niba koko ari gusezera miliyoni 30 umva ewana ubwabyo Rayon Sport kubijya kumeza ibyo byo niba ari gusa miliyoni 30 jera mfashe andebere Wikipedia hanyuma tuyishiringa abakunzi bacu ubwo rero reka tugerageze twimukire ku ingingo yo mugabo tuyiveho man tuyiveho amasaha yatujanye arakantu gato utareka kubwira abantu nuko iyi deal y'uyu musore nyina mukayanze mu ikipe ya Rayon Sport undi rutahizamu warabashaka no bita Musa Chamara niwe uri kuri liste y'abagomba guhita baganirizwa igihe deal y'uyu musore Musa Chamara Musa Kamara uwo ntabwo yaza muri Rayon Sport reka tugerageze twinjire mu zindi ngingo zigiye zitandukanye Musa Kamara ntabwo yaza muri Rayon Sport niwe ku rutonde rw'abari ibitangazamakuru byasaze biri kubeshyira Rayon Sport cyane nahoze mbona ngo Rayon Sport ari umukinnyi yako ni Mushimiyimana Mohamed amaze gusa naho yumvikanye na equipe ya Rayon Sport murabyibuka ko ari ku rutonde rwa bamwe mu bakinnyi equipe ya APR yatandukanye nabo abona Usengimana Dani ndetse na Omar Rwabugiri wenda iyo ngiyo na kari kanyuzemo gatoya hanyuma Byiringiro Rage urebye uko bimeze wenda mu kanya gato ku isaha 8:10 umuntu aza kugerageza aterekeho akantu ariko uko bimeze wenda reka tunyure muri current news ku bijyanye na Byiringiro Rage hanyuma nze kuza kugaruka tuza kubahereza noneho igihugu agiye kwerekezamo na equipe agiye kwerekezamo Byiringiro Rage rero ibye navuga ko bitagenze neza cyangwa se isosi yamenetse minshi ni nkuru twatangiye kuvuga ku munsi w'ejo ngira ngakurikira ibiganiro byacu bagiye bayibona ariko ntabwo byagenze neza Lambert ntabwo byagenze neza yagiye mu gihugu cy'Ubusuwisi nyuma y'iminsi 13 gusa aragarutse ni iki kibazo abakinnyi b'Abanyarwanda bafite mu by'ukuri nahoze nkurikirana aya makipe yaragiyemo ni ibintu bivangavanze banabisobanura mu buryo butandukanye havugwa ko no kuvuga Rage mu by'ukuri yagiye we aziko donc yahagurutse aziko nyine agiye mu ikipe bita Neo Shakhtar urumva Samax urumva niyo mu cyiciro cya kabiri hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi urumva uburyo bisobanura bakavuga bati rero Rage yashakiwe na equipe ya Football Zurich urumva niyo yamushakiye ibyangombwa ariko mu by'ukuri we ahaguruka aziko agiye muri Neo Shakhtar Samax nkuko nabivuze ariko birangira yisanze muri Zurich hanyuma agezeyo n'ubundi biramucanga avuga ko ngo yatsinzwe igeragezwa wenda reka tugerageze dusome ubutumwa yakoresheje kuri IG kuri Instagram ye nibwo abantu baraza guhita bagira icyo basobanukirwa hanyuma tugerageze kubisesengura neza wenda twabashije gusoma ibyo yatangaje aragira ati mwiriwe neza mu by'ukuri nagira ngo nkure abantu mu rujijo numvise itangazamakuru batangaza ko ikipe ya APR Football Club yanyimye amahirwe yo gukina amezi 6
atariko bimeze ahubwo amahirwe nabonye ntago nayabyaje umusaruro cyangwa ngo nyakoreshe neza, bivuze ko natsinzwe igeragezwa nari nagiyemo, atari APR FC yabigizemo uruhare. Nizeza abakunzi banjye ko aho bitagenze neza nahabonye, aho imbaraga zanjye nkeya Kinyarwanda kitavuga nkeya ariko ziri nahabonye, mbasezeranya ko ngiye gukosora aho bitagenze neza, andi mahirwe nzongera kubona ko nzayabyaza umusaruro. Umunsi mwiza, murakoze. Ni gutyo rwose Rage yatangarije inshuti ze. Hanyuma Aristide, yego ndakumva, ntabwo ari Byiringiro Rage tubonye ugiye hanze bikanga. Twarabonye ba Muhajiri bagiye hanze bikanga. Abakinnyi bacu tuvuge ko ni urwego ruri hasi cyane, ni ukubibeshyaho niki? mbona uko ngo njye icyo ntekereza ni uko n'urwego ruri hasi wakivugaho nacyo, wavuga ko urwego rwabo ruracyari hasi, kuko niba agenda bakamushyira mu igeragezwa akaba ari hatsindirwa, urumva ko ibyo byose urwego ruracyari hasi. Mu by'ukuri urwego ruracyari hasi ugereranyije, kuko urumva nimba yaragiye kwanza ni nka test yaragiyemo atsindirwa muri test, ni uko ko kapasite yabo ntabwo iragera ku rwego mpuzamahanga. Ni ngo abakinnyi b'Abanyarwanda revo yabo ntabwo iri ku mugabane w'Uburayi. Ni nayo mpamvu nawe yabivuze, aravuga ati nahawe amahirwe sinabasha kuyabyaza umusaruro, atari ko intege nkeya zanjye ziri narahabonye, ubutaha nzakosora. Hanyuma uretse gatoya, hanyuma Rambere hakorwa iki ko nyine Rwanda twihuta cyane tubona ku musozo yo kumenya igikorwa. Christian Aristide, urugendo rw'uyu mugabo rurihuse, hakorwa iki? Rurihuse nibyo, kuko gusa amakuru mfite ndibuze gushyira hanze live nuko hari equipe agiye kwerekezamo, buri hari deal ikomeye cyane ari gupangirwa, ndaza kubitereka hanze n'igihugu. Hakorwa iki ko Kinyarwanda bari kujya Burayi bikanga? Ni ukuvuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda bagiye i Burayi cyangwa hano mu mahanga bikanga, akenshi ikintu cyakunze kubaranga ni discipline yabo yabananiraga. Ikindi hazaga ibintu byo guturisha babeshya imyaka, ugasanga yarabibeshye. Hari umuntu wanjye yigeze kunsetsa ahangaha turabashyize ku kamashini karaturisha, ngo utumashini ngo dusona ngo tugaturika. Ikindi ugasanga bashobora kuba ngo barakoresheje ibiyobyabwenge, tuvuge nimba barabikoreshejeho ukabireka. Burya ziriya mashini z'abazungu hari ukuntu ngo zigira gutya ngo zikabibona, kandi ubwiko ubonye warigeze kubatwa nabwo uhita ukoze. Ni ukuvuga ngo icyakorwa ni iki ngiki, ni ugukunda ibintu ukora. Gukunda ibintu ukora, nimba ugiye kuba umukinnyi w'umupira koko ukamenya ko mu bintu biranga umukinnyi w'umupira discipline, punctuality, ubwenge n'ibiki byose biri muri parti ya discipline, punctuality. Hanyuma no kubibamo neza. Hari ukuntu uba mu kintu atari ukuhashakira ubuzima. Ubuzima urabuhashakira ariko ukabushakira mu kintu ukunda. Ubundi ibintu bya kariyeri cyangwa se by'impano hari igihe kigera bigasaba noneho no kubikunda. Tuvuge wowe Christian, nimba ufite tara yo kuvuga amakuru cyangwa yo kugira iki, wowe none iyo tara iyo uyifite ntuyikoreshe, icyo gihe nta kikumarira. Donc ntukunde tara yawe ufite nyine ukazajya nta kintu kumarira. Ni ukuvuga ikintu nimba ari tara yawe ukaba ubizi neza ko gishobora no kugutunga, icyo gihe uragikunda, ugihindura umurimo nyuma yo kuba impano yawe. Nicyo ngicyo gukunda ibyo dukora muri rusange. Hanyuma rero reka tugane ku musozo. Birumvikana, dushimire abadukurikiye cyane, dushimire abantu mwese mudukunda kuri YouTube channel yacu. Ngo rero ngushimire cyane neza Rambert. Murakoze cyane Christian Aristide. Ngushimire cyane Aristide. Murakoze cyane Christian. Ubwo amakuru y'imikino yo mu butaha.